n'umwana arwaye umuvuduko ati cyane. Rero gombo ni nziza. Ngwaye ikaze wowe ufunguye video zanjye bwa mbere, niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce, nkamuhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka gusa neza, kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys, iyo mvuze kubona amafaranga mbavuze kuyashaka uko byagenda kose, kandi ndabizi ko tuzayabona. Ikindi ndagushishikariza gukora subscribe, warangiza ugakanda kwa kukazogera kari ku ruhande, kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Guys, rero ndashimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, uma like, uma comment, Imana y'imwijuru ikomere umugisha. Rero we mushyashya, dore ibintu zijya hano kuri Cyusa Edouce. Uzahigira kwambara neza bijyanye n'imiterere yawe, uzahigira kujyanisha amabara, of course ngira ngo muri kubibona. Nambaye ikote, harimo agapinki, harimo imbere nashyizemo agasengeri k'umweru, murumva ko najyanishije neza. Rero hano uzigira kujyanisha amabara, uzigira kwambara neza, uzahigira ubwiza. Ese ni gute twarushaho kuba beza kandi ku mafaranga yacu makeya? Cyane cyane twibanda mu maso. Ese naye mavuta ugomba gusiga mu maso, naye mavuta agomba gusiga mu maso. Ikindi uzahigira ubuzima. Ese ni gute twarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze? Guys, umuntu ubyibushye, umuntu ushaka kugabanya ibiro, ahangaha niho uzabyigira. Iki uzakoresha kandi utiyemye kurya, nyine utaretse kurya, aha rero niho uzabyigira. Guys, rero icyo ngusabye ni uko utazakura amaso yanyu hano kuri Cyusa Edouce. Nanjye icyo ngusezeranyije ni uko ntazijya ngutenguha n'umunsi n'umwe. Ikindi rwose ko wafunguye kuri ino channel si igihombo, ahubwo ni ubwenge. Ugiye kujya higira ibintu by'ubwenge kandi bizakugira umumaro mwinshi cyane muri ubu buzima turimo. Ikindi rwose, umuntu utameze neza, Imana yo mu ijuru uguhe kumera neza, kandi abizi ko imbere yawe ni heza cyane kurusha ubu ngubu. Ibyiza biri imbere. Guys, rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku ruboga rwitwa gombo. Hari umuntu amazi ya gombo njye sinayanywa, uruboga rwa gombo sinarurya. Guys, gombo ni nziza, ni nziza cyane, ni nziza ku bantu batazi gombo. Dore nizo ngizo ni nziza cyane. Kandi ikindi rwose, umudamu cyangwa umukobwa utanywa gombo yarahombye cyane. Njye zirenda kunyica. Rero ngiye kubabwira ibyiza bya gombo, kugira ngo nawe nimba wabonaga abantu babinywa cyangwa babigendana mu macupa cyangwa banabirya mu mboga zisanzwe, ari imboga zisanzwe, umenye icyo zimaze nawe utangire kuzikoresha. Rero ubusanzwe gombo ni uruboga. Hari abantu bazinywa mu mazi, hari n'abantu bazirya mu mboga, ari imboga zisanzwe akazikatira mu nyama. Numvisha abantu bavuga ngo inyama zirimo gombo ngo ziraryoha cyane. Umenye nzaziteka nkagerageza nkumva, ariko ndabizi ko hari abantu zananiye ngo ngiye bira bintu birareduka ngo bigize ute. Guys, gombo ni nziza ku gitsina gore. Ikintu cya mbere cyiza cya gombo kituma utarwara hypertension, umuvuduko w'amaraso. Ikindi cyiza cya gombo, ituma isukari yawe ijya ku kigero cyiza. Ikindi kintu cyiza cya gombo, iyungurura imyanda, ituma amaraso agenda neza, imyanda yose iri mu maraso iyikuramo. Ikindi kintu cyiza cya gombo ituma nko ku badamu cyangwa ku bakobwa bazana amavangingo. Rero rwose ibintu by'amavangingo reka no kubitindaho cyane, tuzavugaho bitaha, ariko gombo ni nziza ku gitsina gore. Noneho ikindi, gombo rwose umuntu yinywa ntabwo ajya arwara umuvuduko w'amaraso uko waba ungana kose. Rero biba byiza iyo utangiye kuyinywa ukiri mutoya, kugira ngo nukura cyangwa nibagize ko hari n'abana n'urubyiruko, n'urugero reka mbivuge gutyo, n'urubyiruko ruri mu myaka 16, 20 rurwara imivuduko y'amaraso. Njye ntabwo nari mbizi, nuko hari mushiti wanjye wambwiye ngumva tinaherekeje umushiti wanjye kwa muganga ngo wagiye kwivuza ibintu by'imivuduko. Ndabati se umuntu w'umwana arwaye umuvuduko? Ati cyane. Rero urumva ko umuntu utangiye kunywa gombo rwose
nta hehe kwa heri n'iriya mivuduko y'amaraso ibirwara nyine ziriya ndwara z'abantu bakuze wape, kandi ndabizi ko indwara z'abantu bakuze zaje no mu rubyiruko. Rero gombo ni nziza, ibyo bintu byose mbabwiye kuri gombo ni nziza cyane 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 ku badamu. Kuri iriya ngingo nababwiye ni nziza pe, ni nziza nyine kubivuga cyane biba biteye isoni, ariko mbagira ngo mbibabwire kugira ngo nuzanabona umuntu ayinywa ajya avuga ati uriya muntu hari ibintu byibuza nka 5 cyangwa 6 arimo arikingira mu buzima bwe, arimo ararinda ubuzima bwe kugira ngo ahazaza azaba akomeye, azaba ari umukecuru ushima Imana. Gombo rero ni nziza, ushaka kuyinywa mu mazi cyangwa ukayinywa ukayirya mu mboga. Ngewe ntabwo ndayirya mu mboga ariko yinywa mu mazi. Ukuntu bigenza rero, ufata amazi yawe, warangiza afata amazi atetse, warangiza ugafatiramo utuntu, biterwa n'icupa uko ringana cyangwa nawe ugiye kuzikatiraho bingana, ariko uko byagenda kose ntabwo bibura gukora. Nkanjye mfite icupa rya litiro 3, byibuza nka gombo za 500 nzikoresha inshuro 2, nzikoresha 2 iminsi 2, nkoresha uyu munsi n'ejo. Iryo cupa rero ngiye ni litiro 3. Byibuza nimba harimo gombo mu kantu bamfungiye ka 500, nimba harimo gombo 10 nkoresha 5, undi munsi ngakoresha izindi 5. Ni nziza rero gombo. Ikindi ikintu kibi cyane ni ukuyinywa buri munsi ni bibi, kuko nababwiye ko iringaniza isukari ikayishyira ku rugero rwa nyarwo, cyangwa isukari ukeneye mu mubiri ikayishyira ku kigero cyiza, ariko iyo unywa buri munsi hari igisukari yawe igabanuka. Biba byiza rero byibuza ugiye nimba ari icyumweru cy'iminsi 7 uyikoresheje byibuza 3 mu cyumweru, biba ari byiza ukayanywa. Nimba unywa litiro 3 ku munsi, ugashyiramo gombo ya litiro 3 y'amazi irimo gombo, ukayinywa, ukazongera kuyinywa nyuma y'iminsi 2, ukazongera kunywa nyuma y'iminsi 2, aba ari byiza cyane. Kuyinywa buri munsi ntabwo ari byiza, bituma ya sukari yimanura. Rero gombo ni nziza, ikaze mbere ku kuntu bayitegura. Byibuza byaba byiza ugiye uyitegura mbere yuko ujya kuryama nijoro, kugira ngo ejo uzayakoreshe ayo mazi. Ukajya ubundi kora neza hagati y'amasaha 8, mbese ni amasaha n'ubundi tumara turyamye. Nimugoroba ugafata icupa ryawe cyangwa ufata ijage yawe cyangwa ufata akajerekani ukashyiramo amazi meza, warangiza ukaronga gombo zawe ugakatiramo mu gitondo, mbere yuko hari ikintu na kimwe urya cyangwa ushyira mu kanwa, ukabona gukoresha ya gombo yawe ukayinywa, ukarushaho kumera neza. Ni nziza, isukura umubiri. Mw'abadamu mutanywa gombo ngo birareduka ngo biragira ute, muyinywe muyikoreshe, ni nziza. Murabizi ko ntaza hano nje kubabwira ibintu bitari byiza bitafitiye umumaro. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka nzakore ubushakashatsi kuri gombo, ariko n'ubusanzwe ngenda zinywa. Ni nziza pe, ndazibarangiye. Nimba uri umudamu ushaka kumera neza mu mubiri wawe, ushaka kugira ubuzima bwiza, koresha n'amazi ya gombo. Ikindi ku bantu bashaka gutakaza ibiro, gombo iragufasha cyane. Nanjye iri kumfasha muri iyi minsi. Hari video nabakoreye y'uburyo nabakoreye y'ukuntu y'ibintu tuzakoresha byose mu gutakaza ibiro. Ni gombo rero urayikeneye ahantu hose bacuruza ibintu by'imboga, mu isoko bagira gombo pe, bacuruza gombo. Abantu bakunda kumaza ngo twazibona ibintu twabikura he. None ubu nikosoye rwose, nzajya mbashyiraho ifoto uko imeze neza kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Gombo rero ni nziza, wayigurira ahantu hose bacuruza imboga, baba bacuruza na gombo. Mu isoko ry'ibiribwa bacuruza gombo. Guys, rero hano urabona ko tugiye gukenera gombo. Iyo ni akantu turi bukatire, ayo ni amazi turi buzirongemo, azifata ukazironga neza ku buryo ki imyanda yose iri buveho, imyanda yose, kuko ntabwo ubuza ahantu baba baziciye cyangwa umuntu waziciye uko aba ameze. Rero urazironga neza witonze, warangiza udafite kano ga cutting board wakakatira mu icupa cyangwa mu gikombe ugiye gushyiramo cyangwa mu isafuriya,
ukazikata neza, ukatamo utuntu duto cyane. Noneho warangiza kuzikata, biterwa n'icupa ugiye kuzishyiramo cyangwa ikintu ugiye kuzishyiramo. Ntabwo wakata ikiro cyose kandi ugiye kuzishyira mu icupa rya litiro 3, ukata nkeya. Warangiza nyine kuzikata ugashyira mu mazi meza, ugashyira ahantu hari amazi meza ku buryo ki utaza kugira utaba ari amazi mabi akazagutera indwara. Bisaba kuba ufite amazi meza atetse. Guys, rero ndakeka ubonye ukuntu uzajya ubigenza, ukatamo utuntu duto, warangiza ugashyira muri ya mazi ukarindira byibuze amasaha 8, nibwo gombo yawe ibikoze, ubundi ukinywera ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Rero ndabakunda, mukomeze musharinga video zanjye, mu like, mu comment y'ibintu byose mushaka ko nzabakoreraho, kuko mu minsi iri imbere ni video ziri fire. Kwa Cyusa Edouce ni ibintu biri fire gusa. Tugiye kujya duteka ibyo byatuma tunanuka, amazi yatuma tugira ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero wowe mushyashya rwose, ahubwo zana n'abandi bagetumva aka video gasharinga inshuti zabato, kuva nabaho, kuva isi yaremwa nibwo mbonye umuntu nyigisha ibintu by'ubwenge. Mumva kwikina. Rero rwose ndabakunda, mukomeza munshyigikire, tugeze ku 10,000 tugira guys. Ntiwagire gukora subscribe igihe ukunze ino video cyangwa igihe hari ikintu gufasha. Gusa nk'umuntu ukuze ushaka kugira ugabanya umuvuduko w'amaraso, wamusharinga ino video akajya akoresha igombo. Ni nziza ku muntu urwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa hypertension. Rero ndabakunda. Umuntu utamfollowinga kuri Instagram yanjye yarahombye cyane, ni Cyusa Edouce. Ikindi rwose ni posting amafoto kuri WhatsApp, ni business. Kuri Instagram ni amafoto yanjye n'ibindi byose bigendanye nanjye, birebana nanjye. Rero kuri Instagram yanjye mugende mu following, mu liking, mu comment, ni Cyusa Edouce nk'ibisanzwe. Ushaka kwambara neza rero bijyanye n'imiterere yawe, amabara ajyanye nk'aya ngaya nambaye, nyandikira kuri iyo nimero, cyangwa umbwire ngo nkorera delivery, nkorera mu mujyi wa Kigali muri Tropical Plaza, ugeze imbere ya Tedemira, umugara kuri iyo nimero. Ikindi rwose ubona delivery ahantu hose uri mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Ndabakunda cyane rero, mungane muri benshi, abantu bari kungana bashaka imyenda bamahira. Imana yo mu ijuru bamere umugisha, ikindi baha amafaranga. Guys, rero ndabifuriza umunsi mwiza, ndabifuriza icyumweru cyiza, ndabifuriza igicamunsi cyiza, bitewe n'ahantu ahari hose uri. Kandi Imana irabakunda, ikindi ifite imigambi myiza kuri wowe, neza y'Imana igusakareho. Ikindi Imana ikuhaze uburame. Icyo nakwibutsa nuko imbere ari heza kandi ibyiza biri imbere. Ndabakunda cyane rero, yari Cyusa Edouce. Naha video itaha. Bye.